nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Ndashimira Imana ku bwanyu, ku bwa twese. Ndashimira abakomeje kwifatanya nanjye muri gahunda yo gusoma Bibiliya. Imana ibaha umugisha. Ndibaza ko hari icyo mwumva, ndibaza ko hari amasomo menshi mwigamo, nk'uko nanjye hari ibintu byinshi bigenda bifashamo. Ndashima Imana rero ko ishoboza kwimpa imbaraga zo kuba nkomezanya ni gahunda, kandi nizera ko izandinda, izakomeza kumfasha nkayisoma Bibiliya nkayirangiza. Imana ishimwe cyane. Turacyari rero mu gitabo cya Yeremiya. Ubu tugeze ku gice cya 38. Aravuga ngo ibikomangoma bishyira Yeremiya mu rwobo. Shefatiya mwene Matani na Gedaliya mwene Pashuri na Yukari mwene Sheremiya na Pashuri mwene Malikiya bumva amagambo Yeremiya yabwiye abantu bose ati, ukuri k'Uwiteka avuga ngo uzaguma muri uyu murwa azicishwa inkota n'inzara n'icyorezo, ariko uzawuvamo akayoboka abakarudaya azabaho, kandi ubugingo bwe azabutabarura abeho. Uku ni ko Uwiteka avuga ati, ni ukuri uyu murwa uzagabizwa ingabo z'umwami Babuloni, nawe azawuhindura. Nuko ibikomangoma bibwira umwami biti, turagusaba ngo uyu muntu yicwe, kuko aca intege z'ingabo zisigaye muri uyu murwa n'iz'abantu bose ubwo ababwira amagambo ameze atyo, kuko uyu muntu adashakira ubu bwoko amahoro, ahubwo ni amakuba. Maze umwami Sedekiya aravuga ati, dore ari mu maboko yanyu, kuko umwami atari we wabasha kugira icyo ababuza. Nuko bafata Yeremiya bamujugunya mu rwobo rwa Malikiya umwana w'umwami, rwari mu rugo rw'inzu y'imbohe. Bamanuza Yeremiya imigozi. Muri urwo rwobo nta mazi yari arimo keretse ibyondo gusa. Nuko Yeremiya asaya mu byondo. Umurongo wa 7 ku gice cya 38 aravuga ngo Ebedimeleki akura Yeremiya mu rwobo. Nuko Ebedimeleki w'umunyetiyopiya wari inkone akora mu nzu y'umwami yumvise ko bashyize Yeremiya mu rwobo, ubwo umwami yari yicaye mu irembo rya Benyamini. Ebedimeleki ahera ko asohoka mu nzu y'umwami abwira umwami ati, mwami nyagasani, abo bantu bakoze nabi ku byo bakoreye umuhanuzi Yeremiya byose, bakamujugunya mu rwobo. None agiye kwicirwamo n'inzara, kuko ari nta mutsima usigaye mu murwa. Nuko umwami ategeka Ebedimeleki w'umunyetiyopiya ati, ukure hano abagabo 30, maze mujyane muvane umuhanuzi Yeremiya mu rwobo atarapfa. Nuko Ebedimeleki ajyana n'abo bagabo bajya mu nzu y'umwami munsi y'inzu ibikwamo ibintu, bahakura ibishwambagara n'inyonga zishaje, abiha Yeremiya mu rwobo abimanuje imigozi. Ebedimeleki w'umunyetiyopiya abwira Yeremiya ati, shyira ibyo bishwambagara n'izo nyonga zishaje mu maha, maze urenzeho imigozi. Nuko Yeremiya bigenza atyo. Bahera ko bakururisha Yeremiya imigozi, baramuzamura bamukura mu rwobo. Yeremiya aguma mu rugo rw'inzu y'imbohe. Amen. Umurongo wa 14 ku gice cya 38 aravuga ngo Sedekiya agisha Yeremiya inama. Nuko umwami Sedekiya aratuma, ajyana umuhanuzi Yeremiya, bihererana mu muryango wa 3 w'inzu y'Uwiteka. Umwami abwira Yeremiya ati, hari icyo ngiye kukubaza, ntugire icyo umpisha. Yeremiya abwira Sedekiya ati, nabikubwira ntiwanyica, kandi ninkugira inama ntuzanyumvira. Nuko umwami Sedekiya arahira Yeremiya rwihishwa ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho waduhaye ubu bugingo, ntabwo nzakwica cyangwa ngo ngushyire mu maboko y'abo bantu bahiga ubugingo bwawe. Maze Yeremiya abwira Sedekiya ati, uku ni ko Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana ya Isiraheli ivuga iti, nusanga ibikomangoma by'umwami Babuloni, nibwo ubugingo bwawe buzabaho, kandi uyu murwa ntuzatwikwa, nawe uzabaho n'ab'inzu yawe. Ariko nutemera gusanga ibikomangoma by'umwami Babuloni, uyu murwa uzatangwa mu maboko y'akarudaya, kandi bazawutwika, nawe ntuzabava mu maboko. Maze umwami Sedekiya abwira Yeremiya ati, abayuda bagiye kuyoboka abakarudaya, ntinya ko banshyira mu maboko yabo bakanshinyagurira. Ariko Yeremiya ati, ntibazagutanga. Ndakwinginze umvira ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe buzarama. Ariko niwanga kugenda, iri jambo ni ry'Uwiteka yamenyesheje ngo, dore abagore bose basigaye mu nzu y'umwami w'Ubuyuda bazashyirwa ibikomangoma by'umwami Babuloni. Maze abo bagore bazavuga bati, inshuti zawe zaragushutse uremera,
none ubwo ibirenge byawe bimaze gusaya mu byondo bisubiriye inyuma. Kandi bazajyana abagore bawe bose n'abana bawe babashyire Abakaludaya, nawe ntuzabava mu maboko, ahubwo uzajyanwa n'ukuboko k'umwami w'i Babuloni, kandi uyu murwa uzatwikwa ari wowe uzize. Maze Sedekiya abwira Yeremiya ati, he kugira umuntu umenya ayo magambo, nawe ntuzapfa. Ariko ibikomangoma nibyumva yuko naganiriye nawe, maze bikagusanga bikakubwira biti, tubwire ubu icyo wabwiye umwami, ntukiduhishe, natwe ntituzakwica, kandi utubwire icyo umwami yakubwiye. Maze uzabibwira uti, ninginze umwami ngo atansubiza kwa Yonatani nkahagwa. Nuko ibikomangoma byose bisanga Yeremiya biramubaza, nawe abibwira amagambo ahwanye n'ibyo umwami yamutegetse byose. Maze barorera kuvugana nawe kuko ari ntacyo bamenye. Nuko Yeremiya aguma mu rugo rw'inzu y'imbohe arinda ageza ku munsi Yerusalemu yahinduwe. Igice cya 39 ngo Yerusalemu ihindurwa, Sedekiya arafatwa. Mu mwaka wa 9 wa Sedekiya umwami w'Ubuyuda, mu kwezi kwa 10, Nebukadinezari umwami wa Babuloni yaje azanye n'ingabo ze zose, atera Yerusalemu arahakuba. Mu mwaka wa 11 wa Sedekiya, mu kwezi kwa 4 ku munsi wa 9 wako, umurwa wacitsemo icyuho. Bamaze kuwuhindura, ibikomangoma byose by'umwami w'i Babuloni biwinjiramo, byicara mu irembo ryo hagati. Amazina yabyo ni Nerugali, Shareseri na Samugarinebo na Sarusekimu na Rabusarisi na Nerugali, Shareseri na Rabumagu n'ibindi bikomangoma byose by'umwami w'i Babuloni. Nuko Sedekiya umwami w'Ubuyuda n'ingabo zose babibonye barira ko barahunga, bava mu murwa nijoro banyura mu nzira mu murima w'umwami ku irembo ryo hagati y'inkike zombi. Umwami ubwe awuvamo ahunga ajya aherekeye muri Araba. Ariko ingabo z'Abakaludaya zirabakurikira zifatira Sedekiya mu bibaya by'i Yeriko, zimaze kumufata zimushyira Nebukadinezari umwami wa Babuloni ari i Ribula mu gihugu cy'i Hamati, maze amucira urubanza. Nuko umwami wa Babuloni yicira abamu ba Sedekiya mu maso ye i Ribula. Maze umwami wa Babuloni yica n'imfura zose z'i Buyuda, kandi anogora Sedekiya mu amaso, amubohesha iminyururu ngo amujyane i Babuloni. Kandi Abakaludaya batwika ingoro y'umwami n'amazu ya rubanda, basenya n'inkike z'i Yerusalemu. Maze Nebuzaradani umutware w'abarinzi ajyana abantu basigaye mu murwa ari imbohe, n'impunzi zamucikiyeho n'abarokotse mu bantu bari basigaye. Ariko Nebuzaradani umutware w'abarinzi asiga mu gihugu cy'Ubuyuda abantu b'abinazi batagira icyo bafite, abaha inzabibu hamwe n'imirima. Nuko Nebukadinezari umwami wa Babuloni ategeka Nebuzaradani umutware w'abarinzi ibya Yeremiya ati, umujyane umumenye, ntugire icyo umutwara, ahubwo icyo azakubwira aba ari cyo uzamukorera. Nuko Nebuzaradani umutware w'abarinzi na Nebushazibani na Rubasarisi na Nerugali, Shareseri na Rabumagu n'abatware bakomeye b'umwami wa Babuloni bose batuma gukura Yeremiya mu rugo rw'inzu y'imbohe, bamushyira Gedaliya mwene Ahikamu mwene Shafani ngo bamuheke bamusubize iwe. Nuko ageze mu bantu baho arahatura. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwo yari abohewe mu rugo rw'inzu y'imbohe riti, genda ubwire Ebidemeleki umunyetiyopiya uti, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, dore ngiye gusohoreza uyu murwa amagambo nawuvuzeho yo kuwutera ibyago atari ayo kuwukiza, kandi uzabireba uwo munsi bisohoye. Ariko wehoho kuri uwo munsi nzagukiza, niko Uwiteka avuga, kandi ntuzatangwa mu maboko y'abantu utinya. Ni ukuri nzagukiza, kandi ntuzicishwa inkota, ahubwo ubugingo bwawe uzabutabarura, kuko wanyiringiye, niko Uwiteka avuga. Igice cya 40 haraga ngo Yeremiya atura i Misipa. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka. Nebuzaradani umutware w'abarinzi amaze kumurekura ngo avirama, ubwo yari amujyanye aboheshejwe iminyururu, amuvanye mu zindi mbohe zose z'i Yerusalemu n'i Buyuda zagiye ari iminyago i Babuloni. Umutware w'abarinzi ajyana Yeremiya aramubwira ati, Uwiteka Imana yawe niyo yategekeye aha hantu ibi byago, kandi Uwiteka yarabisohoje agenza uko yabivuze, kuko mwacumuye ku Uwiteka kandi ntimwumvira ijwi rye, nicyo gitumye ibyo bibageraho.
noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye aba ari ujye. Nuko Nebuzaradani agitindiganije aramubwira ati, noneho rero subirayo usange Gedaliya mwene Ahikamu mwene Shafani w'umwami w'i Babuloni yagize umutegeka w'imidugudu y'Ubuyuda, ubane nawe no muri rubanda, cyangwa ujye aho ubona hagutunganiye hose. Nuko umutware w'abarinzi amuha impamba n'impano, aramurekura aragenda. Maze Yeremiya asanga Gedaliya mwene Ahikamu i Misipa, kandi abana nawe muri rubanda rwari rusigaye mu gihugu. Amen. Umurongo wa 7 ku gice cya 40 aravuga ngo Gedaliya yegurirwa igihugu. Nuko abatware b'ingabo zari mu misozi bo ubwabo n'abantu babo bumvise ko umwami wa Babuloni yagize Gedaliya mwene Ahikamu umutegeka mu gihugu, akamuha abagabo n'abagore n'abana n'abatindi bo mu gihugu, abatari bajyanyweho imbohe i Babuloni, baherako basanga Gedaliya i Misipa. Amazina yabo naya: Ishimayeli mwene Netaniya na Yohanani na Yonatani bene Kareya na Sheraya mwene Tanihumeti na Ebene Efayi binetofa na bene Efayi binetofa na Yezaniya umwana w'umuntu w'Imaka bo n'abantu babo. Nuko Gedaliya mwene Ahikamu mwene Shafani arabarahira bo n'abantu babo ati, ntimutinye kuyoboka Abakaludaya, mube mu gihugu muyoboke umwami w'i Babuloni, kandi muzaba amahoro. Nanjye ubwanjye nzaba i Misipa, bahakirwe ku Bakaludaya bazaza kudusura. Ariko mwebweho musarure imizabibu n'amatunda byo mu cyi n'amavuta ya elayo, mubyuzuze ibibindi byanyu, kandi mube mu midugudu yanyu mwahinduye. Nabo Abayuda bose bahoze i Mowabu no muri bene Amoni no muri Edomu n'abari mu bihugu byose, bumvise ko umwami wa Babuloni yasize abarokotse Ubuyuda, akabaha Gedaliya mwene Ahikamu mwene Shafani ngo abatware. Nuko Abayuda bose barahaguruka, bavuye aho bari batatanyirijwe hose, baza mu gihugu cy'Ubuyuda kwa Gedaliya i Misipa, basarura imizabibu n'amatunda byo mu cyi byinshi cyane. Amen. Umurongo wa 13 ku gice cya 40 avuga ngo Gedaliya aburirwa yanga kubyemera. Maze kandi Yohanani mwene Kareya n'abatware b'ingabo zari mu misozi bose basanga Gedaliya i Misipa, baramubwira bati, mbese ntuzi yuko Balisi umwami wa bene Amoni yohereje Ishimayeli mwene Netaniya ngo akwice? Ariko Gedaliya mwene Ahikamu ntiyabyemera. Maze Yohanani mwene Kareya abwirira Gedaliya i Misipa rwihishwa ati, ndagusaba undeke njye kwica Ishimayeli mwene Netaniya, kandi ntawe uzabimenya. Kuki yarinda kukwica byatuma Abayuda bose bagukoraniyeho batatana, n'abasigaye b'i Buyuda bashira? Ariko Gedaliya mwene Ahikamu abwira Yohanani mwene Kareya ati, uramenye ntuzakora ibyo kuko umubeshyeye. Igice cya 41 aravuga ngo Ishimayeli yica Gedaliya n'abantu benshi. Nuko mu kwezi kwa 7 Ishimayeli mwene Netaniya mwene Elishama w'igikomangoma, kandi umutware ukomeye mu batware b'umwami, azana n'abantu 10 kwa Gedaliya mwene Ahikamu i Misipa, arabagaburira barasangirira. Maze Ishimayeli mwene Netaniya n'abantu 10 bari kumwe nawe barahaguruka, bicisha Gedaliya mwene Ahikamu mwene Shafani inkota. Nuko baramwica, kandi ari we umwami wa Babuloni yari yagize umutegeka mu gihugu. Ishimayeli yica n'Abayuda bose bari kumwe na Gedaliya i Misipa, hamwe n'ingabo z'Abakaludaya zari zihari. Amaze kabiri yishe Gedaliya kandi ntawe bizi, haza abantu 80 bavuye i Shekemu n'i Shilo n'i Samariya, baje biyogoshesheje ubwanwa, bambaye imyambaro ishishimuye, bisharambuye ku mubiri, bafite amaturo y'ifu n'imibavu mu ntoki, babizanye mu nzu y'Uwiteka. Nuko Ishimayeli mwene Netaniya ava i Misipa ajya kubasanganira, agenda arira inzira yose. Bagihura arababwira ati, nimuze tujye kwa Gedaliya mwene Ahikamu. Nuko bageze mu mudugudu hagati, Ishimayeli mwene Netaniya n'abantu be bica ba bandi babata mu rwobo. Ariko hari abantu 10 babonetse muri bo, babwiye Ishimayeli bati, ntutwice kuko dufite imyaka twahishe mu gasozi y'ingano na sayiri n'amavuta ya elayo n'ubuki. Nuko
nuko arabareka ntiyabicana na bene wabo. Urwobo nirwo rwacukujwe n'umwami Asa kuko yatinyaga Basha umwami wa Isiraheli. Ishimayeli mwene Netaniya yarutayemo intumbi z'abantu yabanje kwica zose hamwe n'iya Gedaliya azigerekeranije n'intumbi z'abo yishe, hanyuma ruruzura. Maze Ishimayeli ajyana abasiga i Misipa bose ari imbohe, ndetse n'abakobwa b'umwami n'abantu bose bari basigaye i Misipa. Abo Nebuzaradani umutware w'abarinzi yari yeguriye Gedaliya mwene Ahikamu. Ishimayeli mwene Netaniya abajyana ari imbohe, arahaguruka kugira ngo acikire muri bene Amoni. Umurongo wa 11 ku gice cya 41 haravuga ngo Yohanani agarura imbohe Ishimayeli yari yacikaye. Yohanani mwene Kareya n'abatware bose b'ingabo bari kumwe nawe bumvise ishyano Ishimayeli mwene Netaniya yakoze, bahera ko batabarana n'ingabo zabo zose bajya kurwana na Ishimayeli mwene Netaniya, bamusanga ku bidendezi binini biri i Gibewoni. Nuko abantu bose bari kumwe na Ishimayeli babonye Yohanani mwene Kareya n'abatware b'ingabo bose bari kumwe nawe barishima. Maze abantu bose Ishimayeli yajyanye ari imbohe aba ku Misipa barahindukira baragaruka basanga Yohanani mwene Kareya. Ariko Ishimayeli mwene Netaniya ahunga Yohanani ari kumwe n'abantu 8 ajya kwa bene Amoni. Yohanani mwene Kareya n'abatware b'ingabo bose bari kumwe nawe bahera ko bajyana abantu basigaye bose abo yakijije Ishimayeli mwene Netaniya aribo bari bavuye i Misipa, Ishimayeli amaze kwica Gedaliya mwene Ahikamu. Yohanani arabagarura abavanye i Gibewoni, hari ingabo z'intambara n'abagore n'abana n'inkone. Maze barahaguruka batura i Geruti Kimuhamu aherekeye i Betelehemu bashaka kujya muri Egiputa ubw'Abakaludaya, kuko babatinyaga babitewe n'uko Ishimayeli mwene Netaniya yari yishe Gedaliya mwene Ahikamu uw'umwami w'i Babuloni yari yagize umutegeka mu gihugu. Igice cya 42 haravuga ngo Yohanani agisha Yeremiya inama z'Imana. Maze abatware b'ingabo bose na Yohanani mwene Kareya na Yezaniya mwene Hoshaya n'abantu bose uhereye ku muto hanyuma y'abandi ukageza ku mukuru uruta abandi, basanga umuhanuzi Yeremiya baramwegera bati, turagusaba dukundire kugutakambira kugira ngo dusabire ku Uwiteka Imana yawe n'aba bose basigaye, kuko twari benshi noneho dusigaye turi bake nk'uko utureba, kugira ngo Uwiteka Imana yawe itwereke inzira dukwiriye kunyuramo n'uko dukwiriye kugenza. Nuko umuhanuzi Yeremiya arabasubiza ati, ndabumvise yemwe, ngiye gusaba Uwiteka Imana yanyu nk'uko mwavuze, kandi icyo Uwiteka azabasubiza cyose nzakibamenyesha, sizagira icyo mbahisha. Maze babwira Yeremiya bati, Uwiteka natubera umuhamya w'ukuri kandi wizerwa, nitudasohoza amagambo Uwiteka Imana yawe izakudutumaho yose, naho yaba meza cyangwa mabi, tuzumvira ijwi ry'Uwiteka Imana yacu tugutumyeho, kandi kugira ngo tumererwe neza tubitewe n'uko twumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yacu. Nuko hashize iminsi 10 ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya. Maze ahamagara Yohanani mwene Kareya n'abatware b'ingabo bose bari kumwe nawe n'abantu bose uhereye ku muto hanyuma y'abandi ukageza ku mukuru uruta abandi. Arababwira ati, uku ni ko Uwiteka Imana ya Isiraheli iyo mwantumye yo kuyibingingira ivuga iti, nimukomeza kuguma muri iki gihugu niho nzabubaka kandi sinzabasenya, nzabashoreza imizi kandi sinzabarandura, kuko nicujije ikibi nabagiriye. Ntimugatinye umwami w'i Babuloni, uwo mutinya ntimukamutinye, niko Uwiteka avuga, kuko ndi kumwe namwe kugira ngo mbarokore mubakize, kandi nzabaha igikundiro kugira ngo abababarire abagarure mu gihugu cyayo. Ariko nimuvuga muti, ntituzatura muri iki gihugu, nimwumvire ijwi ry'Uwiteka Imana yanyu mukavuga muti, oya, ahubwo tuzigira mu gihugu cya Egiputa, aho tutazabona intambara, habe no kumva ijwi ry'impanda, ndetse ntituhabure n'ibyo kurya, aho niho tuzatura. Nuko noneho nimwumve ijwi ry'Uwiteka yemwe abasigaye i Buyuda mwe, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga iti, nimuba mugamije rwose kujya muri Egiputa kugira ngo mwimukireyo, mumenye ko ya nkota mwatinyaga izabafatira mu gihugu cya Egiputa, kandi n'inzara yabateraga ubwoba izabakurikiranayo, niho muzagwa. Niko bizaba ku bantu bose bazaba bagamije kujya muri Egiputa kugira ngo bimukireyo.
bazicwa n'inkota n'inzara n'icyorezo, kandi nta n'umwe muri bo uzarokoka ngo akire ibyago nzabateza. Uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti: nk'uko umujinya wanjye n'uburakari bwanjye bikaze byaroshwe ku bantu b'i Yerusalemu, niko namwe uburakari bwanjye bukaze buzabarohwaho mugeze muri Egiputa, kandi muzaba ibivume n'igitangarirwa n'ibicibwa n'igiteye isoni, kandi ntabwo muzongera kureba aha hantu ukundi. Uwiteka yavuze ibyanyu yemwe abasigaye b'i Buyuda mwe, ntimujye muri Egiputa. Mubimenye rwose yuko nabihanangirije cyane uyu munsi. Mwarariganije mu mitima yanyu mukantuma ku Uwiteka Imana yanyu muti: udusabire ku Uwiteka Imana yacu, kandi icyo Uwiteka Imana yacu izavuga cyose uzakitubwire, natwe tuzagikora. None nakibabwiye, ariko ntimwumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yanyu ry'ibyo yabantumyeho byose. Nuko mumenye rwose ko muzicirwa n'inkota n'inzara n'icyorezo aho mushaka kujya gutura. Igice cya 43 avuga ngo Yeremiya ajyanwa muri Egiputa ku gahato. Yeremiya amaze kubwira abantu bose amagambo yose Uwiteka Imana yabo yari yamubatumyeho uko angana, Azariya mwene Hoshaya na Yohanani mwene Kareya n'abibone bose babwira Yeremiya bati: uravuga ibinyoma. Uwiteka Imana yacu ntiyagutumye kuvuga ngo ntimuzajye muri Egiputa ngo mutureyo. Ahubwo Baruki mwene Neriya niwe utukugabiza kugira ngo dutangwe mu maboko y'Abakaludaya batwice, kandi batujyane i Babuloni turi imbohe. Nuko Yohanani mwene Kareya n'abatware b'ingabo bose na rubanda rwose banga kumvira ijwi ry'Uwiteka ngo bature mu gihugu cy'Ubuyuda. Ahubwo Yohanani mwene Kareya n'abatware b'ingabo bose bajyana abasigaye b'i Buyuda bose bari bagarutse bavuye mu mahanga yose aho bari baratatanirijwe, bazanywe no gutura mu gihugu cy'Ubuyuda. Si abagabo, si abagore, si abana, si abakobwa b'umwami, umuntu wese Nebuzaradani umutware w'abarinzi yari yeguriye Gedaliya mwene Ahikamu mwene Shafani hamwe n'umuhanuzi Yeremiya na Baruki mwene Neriya. Nuko bajya mu gihugu cya Egiputa kuko banze kumvira ijwi ry'Uwiteka, maze bagera i Tahapanesi. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya ari Tahapanesi riti: itorera amabuye manini uyahishe rwihishwa munsi y'amatafari ashashe ku irembo ry'inzu ya Farawo i Tahapanesi, abantu b'i Buyuda babireba. Maze ubabwire uti: uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti: ngiye gutuma nzane Nebukadinezari umwami w'i Babuloni umugaragu wanjye, intebe ye nitereke hejuru y'ayo mabuye nahishe, nawe azabamba ihema rye ry'ubwami hejuru yayo. Nuko azaza yubike igihugu cya Egiputa, maze abo gupfa bazicwa, abo kujyanwa ari imbohe bazagenda ari imbohe, n'abo kwicishwa inkota bazicishwa inkota. Kandi nzakongeza umuriro mu ndaro z'ibigirwamana byo muri Egiputa, nawe azabitwika abijyaneho iminyago. Azirimbanisha ibyo mu gihugu cya Egiputa nk'uko umwungeri yambara umwambaro we, kandi azahava amahoro. Azamenagura n'inkingi z'amabuye ziri i Betishemeshi ho mu gihugu cya Egiputa, kandi indaro z'ibigirwamana byo muri Egiputa azazitwika. Iyi ni ingaruka kuba aba bantu baranze kumvira ijwi ry'Imana, bagahitamo gukora ibyo bashaka. Igice cya 44 Yeremiya ahanurira Abayuda bari muri Egiputa. Ijambo ryaje kuri Yeremiya ryerekeye ku Bayuda bose bari batuye mu gihugu cya Egiputa, abatuye Migidoli ni Tahapanesi n'Inofu no mu gihugu cya Patirosi riti: uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti: mwabonye ibyago byose nateje Yerusalemu n'imidugudu yose y'Ubuyuda, kandi dore ubu nta matongo ntawuyituyemo, bitewe n'ibibi byabo, ibyo bakoze kugira ngo bandakaze, bakajya kosa imibavu bakorera izindi mana batazi, ari bo cyangwa mwe cyangwa basi. Nyamara nabatumagaho abagaragu banjye bose b'abahanuzi, hazinduka kare nkabatuma nti ntimugakore icyo kizira nanga. Ariko ntibarakumvira, habe no gutega amatwi ngo bahindukire bave mu bibi byabo ngo bekosereza izindi mana imibavu. Nicyo cyatumye umujinya wanjye n'uburakari bwanjye bisukwa ku midugudu y'Ubuyuda no mu nzira ya Yerusalemu, bikahakongerezwa, hagasenywa, hagahinduka amatongo nk'uko biri n'uyu munsi. Noneho uku ni ko Uwiteka Imana Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti: niki gituma mukorera ubugingo bwanyu iki kibi gikomeye, mukitsembamo umugabo n'umugore, umwana muto n'uwonka, ngo bacibwe i Buyuda ntimugire uwo musigarana? Kuko
nuko mundakarisha imirimo y'amaboko yanyu, mwosereza izindi mana imibavu mu gihugu cya Egiputa, aho mwaziye gutura, bituma mucibwa mukaba ibivume n'ibiteye isoni mu mahanga yose yo mu isi. Mbese mwibagiwe ibibi by'abasogokuruza n'ibibi by'abami b'Ubuyuda n'ibibi by'abagore babo n'ibibi byanyu ubwanyu n'ibibi by'abagore banyu, ibyo bakoreye mu gihugu cy'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu? Ndetse kugeza ubu ntibaricisha bugufi, ntibaratinya kandi ntibaragendera mu mategeko yanjye cyangwa mu mateka yanjye, ayo nashyize imbere yanyu n'imbere y'abasogokuruza. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isirayeli, ivuga iti: dore maramaje kuzabagirira nabi, ndetse n'ab'i Buyuda bose nzabaca, maze n'abasigaye b'i Buyuda bagamije kujya muri Egiputa ngo batureyo nzabafata bose barimburwe. Mu gihugu cya Egiputa niho bazagwa, barimbuwe n'inkota n'inzara, uhereye ku muto hanyuma y'abandi ukageza ku mukuru uruta abandi. Bazapfa bazize inkota n'inzara, bazaba ibivume n'ibitangarirwa n'ibicibwa n'ibiteye isoni. Ni ukuri abatuye mu gihugu cya Egiputa nzabahana nk'uko nanjye Yerusalemu mbahanisha inkota n'inzara n'icyorezo, bitume hatagira uwo mu basigaye b'i Buyuda bagiye mu gihugu cya Egiputa ngo batureyo, uzabirokoka ngo asigare asubire mu gihugu cy'Ubuyuda, aho bifuza gusubira ngo bahature, kuko ari ntawe uzasubirayo keretse impunzi. Maze abantu bose bari bazi ko abagore babo bosereza izindi mana imibavu, n'abandi bagore bari bahagaze aho bari iteraniro rinini, ndetse abantu bose batuye mu gihugu cya Egiputa i Patirosi basubiza Yeremiya bati: ntabwo tuzakumvira mu byo watubwiye mu izina ry'Uwiteka byose, ahubwo tuzasohoza rwose ijambo ryose ryavuye mu kanwa kacu ryo kosereza umugabekazi wo mu ijuru imibavu no kumusukira amaturo y'ibyo kunywa, nk'uko twagenje twe n'abasogokuruza n'abami bacu n'ibikomangoma byacu, tukiri mu midugudu y'i Buyuda no mu nzira z'i Yerusalemu, kuko ariho twabonaga ibyo kurya byinshi, tugahirwa tutagira ikibi tubona. Ariko uhereye igihe turorereye kosereza umugabekazi wo mu ijuru imibavu no kumusukira amaturo y'ibyo kunywa, twabuze byose, turimburwa n'inkota n'inzara. Kandi igihe twoserezaga umugabekazi wo mu ijuru imibavu tukamusukira amaturo y'ibyo kunywa, mbese twamuvugiraga imitsima tukamuramya, tukamusukira amaturo y'ibyo kunywa abagabo bacu badahari? Maze Yeremiya abaza abantu bose, abagabo n'abagore bamusubije batyo ati: mbese imibavu mwoshereje mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu, mwe n'abasogokuruza n'abami banyu n'ibikomangoma byanyu na rubanda rwo mu gihugu, Uwiteka ntarakabyibuka ngo bimugere ku mutima? Uwiteka ntiyabasha kongera kwihanganira imirimo yanyu mibi n'ibizira mwakoze? Nicyo gituma igihugu cyanyu cyahindutse amatongo n'igitangarirwa n'ikivume kitagira ugituyemo, nk'uko bikiri n'uyu munsi. Mwosaga imibavu mugacumura ku Uwiteka, kandi ntimwumvire ijwi ry'Uwiteka, habe no kugendera mu mategeko ye no mu mateka ye no mu byo yahamije. Ibyo ni byo byabazaniye ibi byago, nk'uko biri n'uyu munsi. Nuko Yeremiya arongera abwira abantu bose n'abagore bose ati: nimwumve ijambo ry'Uwiteka, yemwe ab'i Buyuda mwese, abari mu gihugu cya Egiputa. Uku ni ko Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isirayeli, ivuga iti: mwe n'abagore banyu mwese mwavugishije indimi zanyu, mubisohoza n'amaboko yanyu muti: rwose tuzasohoza imihigo yacu twahize yo kosereza umugabekazi wo mu ijuru imibavu no kumusukira amaturo y'ibyo kunywa. Nuko nimukomeze imihigo yanyu kandi muyisohoze. Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uwiteka, mwe ab'i Buyuda mwese mutuye mu gihugu cya Egiputa. Dore narahiye izina ryanjye rikomeye, niko Uwiteka avuga, yuko izina ryanjye ritazongera kuvugwa ukundi n'akanwa k'umuntu wese w'Ubuyuda uri mu gihugu cyose cya Egiputa, ngo avuga ati: ndahiye Uwiteka uhoraho. Dore mbahanzeho amaso ngo mbagirire nabi, si ukubagirira neza. Kandi abantu b'i Buyuda bose bari mu gihugu cya Egiputa bazahirimburwa n'inkota n'inzara, kugeza ubwo bazashiraho rwose. Ariko abazacika ku icumu bazava mu gihugu cya Egiputa basubire mu gihugu cy'Ubuyuda ari bake. Nuko abasigaye b'i Buyuda bose bari baragiye mu gihugu cya Egiputa guturayo bazamenya ijambo rihamye iryo ari ryo, yuko ari iryanjye cyangwa ari iryabo. Kandi Uwiteka aravuga ngo ikizababera ikimenyetso nuko nzabahanira hano kugira ngo mumenye ko amagambo yanjye azahama akabasohozaho ikibi. Uku ni ko Uwiteka avuga ati:
dore Farawo Hofura umwami wa Egiputa ngiye kumugabiza ababisha be, mushyire mu maboko y'abahiga ubugingo bwe, nk'uko nashyize Sedekiya umwami w'Ubuyuda mu maboko ya Nebukadinezari umwami wa Babuloni, wari umwanzi we wahigaga ubugingo bwe. Igice cya 45 havuga ngo Yeremiya ahanurira Baruki amahoro. Ijambo umuhanuzi Yeremiya yabwiye Baruki mwene Neriya igihe yandikaga ayo magambo mu gitabo yandikishijwe na Yeremiya mu mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda ati, uku ni ko Uwiteka Imana ya Isirayeli ikubwira. Baruki we iti, waravuze iti, yewe mbonye ishyano kuko Uwiteka yanyongereye agahinda ku mubabaro wanjye, ndembejwe no kuganya, simbona uko nduhuka. Uko ariko uzamubwira uti, uku ni ko Uwiteka avuga ngo, dore icyo nubatse ngiye kugisenya, n'icyo nateye nk'insina ngiye kukirandura, ndetse no mu gihugu cyose. Mbese nawe urishakira ibikomeye? Ntukabishake, kuko ngiye guteza abantu bose ibyago, ariko ubugingo bwawe nzabugutabarurira aho uzajya hose, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Igice cya 46 haravuga ngo Yeremiya ahanurira amahanga ibyago muri Egiputa. Ijambo ry'Uwiteka ryaje ku muhanuzi Yeremiya ryerekeye ku banyamahanga ibya Egiputa. Iby'ingabo za Farawo Neko umwami wa Egiputa zari ku ruzi Ufurate i Karikemeshi, izo Nebukadinezari umwami wa Babuloni yanesheje mu mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda. Nimuringanize ingabo nto n'inini, muteze urugamba. Nimutandike amafarashi muyagiyeho mwebwe abagendera ku mafarashi, muteze urugamba mwambaye ingofero, mutyaruze amacumu, mwambare imyambaro y'ibyuma. Ese mbabonyemo iki? Bakutse umutima, basubira inyuma, kandi intwari zabo ziraneshejwe, zirahunga, ziriruka, ntizarinda kurora inyuma, ibiteye ubwoba biri impande zose. Ni ko Uwiteka avuga. Impaye amaguru zo muri bo ze guhunga, n'intwari zabo ntizizacike ku icumu, ikasikazi ku ruzi Ufurate niho basitariye baragwa. Uwo ninde wuzuye ameze nka Nili, amazi ye akiremamo ibigogo nk'iby'inzuzi? Egiputa haruzuye hameze nka Nili, amazi yayo yiremamo ibigogo nk'iby'inzuzi. Haravuga hati, nzahaguruka nkwira isi yose, nzarimbura umurwa n'abawutuyemo. Nimuzamuke mwa mafarashi mwe, namwe mwa magare mwe, nimuhorere n'intwari zisohoke. Abanyetiyopiya n'Abiputi bitwaza ingabo, n'Abirudi bitwaza imiheto bakayifora. Uwo munsi ni umunsi w'umwami Uwiteka Nyiringabo, umunsi wo guhora, kugira ngo yihorere abanzi be, kandi inkota izarya ihage, inywe n'amaraso yabo ishira inyota. Kuko umwami Uwiteka Nyiringabo afite igitambo cyo gutamba mu gihugu cy'ikasikazi ku ruzi Ufurate. Zamuka ujye i Galeyadi, wikurireyo umuti womora wa mwariwe, umukobwa wa Egiputa. Imiti wigwiriza ni iy'ubusa, ntabwo uzakira. Amahanga yumvise gukorwa n'isoni kwawe, kandi isi yuzuwemo n'umuborogo wawe, kuko intwari ikubitana igitsiburira, n'iyindi zombi zikagwira icyarimwe. Ijambo Uwiteka yabwiye umuhanuzi Yeremiya uko Nebukadinezari umwami wa Babuloni azatera igihugu cya Egiputa. Mubimenyeshe muri Egiputa, mubyamamaze i Migidoli, mubyamamaze i Nofu n'i Tahapanesi, muti, hagarara ushikamye kandi ube witeguye, kuko inkota imaze kurimbura abagukikije. Kuko intwari zawe zagiye incucu imwe, ntibaruhije bahagarara, kuko Uwiteka ari we ubirukanye. Yatumye benshi basitara, mu kuri bagwana hejuru. Maze baravuga bati, reka duhaguruke dusubire muri bene wacu no mu gihugu twavukiyemo, duhunge inkota irimbura. Niho batereye hejuru bati, Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa, kuko yirengagije igihe cyategetswe. Umwami izina rye ni Uwiteka Nyiringabo arirahira ati, ni ukuri nk'uko Tabora umeze mu misozi, kandi nk'uko Karumeli wo ku nyanja umeze, niko azaza. Yewe mukobwa utuye muri Egiputa we, kora impamba witegure, kuko ugiye kugenda uri umunyagano, kuko i Nofu hazaba amatongo, hagatwikwa ntihagire uwo kuhatura. Egiputa hameze nk'ishashi nziza cyane, ariko kurimbuka kuje guturutse ikasikazi kurasohoye. N'abakorera ibihembo baho bameze nk'inyana zishishe ziri mu kiraro, kuko nabo basubiye inyuma bagahungira hamwe, ntibarakarushya bahagarara, kuko umunsi w'ibyago byabo wabatunguye.
ari igihe cyo guhanwa kwabo. Ijwi ryabo rizagenda nk'inzoka, kuko bazaza bari kumwe n'ingabo, bazamutera bafite intorezo nk'abasa inkwi. Uwiteka aravuga ati, bazatema ishyamba rye nubwo ari inzitane, kuko ari benshi kuruta inzige kandi ntibabarika. Umukobwa wa Egiputa azamwara, azatangwa mu maboko y'ubwoko bw'ikasikazi. Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli iravuga iti, ngiye guhana Amoni w'ino na Farawo wa Egiputa. Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli iravuga iti, ngiye guhana Amoni w'ino na Farawo na Egiputa n'ibigirwamana byaho n'abami baho, ndetse na Farawo n'abamwizigiye bose. Nzabatanga mu maboko y'abahiga ubugingo bwabo, no mu maboko ya Nebukadinezari umwami wa Babuloni, no mu maboko y'abagaragu be, kandi hanyuma y'ibyo hazongera guturwa nko mu bihe bya kera, niko Uwiteka avuga. Ariko ntutinye Yakobo, weho Yakobo mu mugaragu wanjye, kandi ntukuke n'umutima Isiraheli we, kuko nzagukiza ngukuye kure, n'urubyaro rwawe ndukure mu gihugu barimo ari imbohe. Yakobo nawe azagaruka aba amahoro, kandi agubwe neza, ntawe uzamutera ubwoba. Ntutinye Yakobo we, umugaragu wanjye, niko Uwiteka avuga, kuko ndi kumwe namwe, kandi nzatsembaho rwose amahanga yose nari narakwirukanyemo, ariko weho sinzagutsembaho rwose. Nzaguhana uko bikwiriye, ariko ntabwo nzareka kuguhana. Amen, amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Reka tugarukize kuri iki gice cya 46. Dukomeje gusoma ubuhanuzi bwa Yesayi, igitabo cyiza cyane. Imana ibamugisha, Imana ibarindire aho muri hose, naho ubutaha.